Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko waturinze ukatugirira neza. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Tweze tuboneze rwose, twejeshe amaraso hamwe ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, tubere umuyobozi muri byose, n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 66 mu ndirimbo z'agakiza. Nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye hari mu izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, agakiza ke muri njye ni nk'umuraba mu mazi. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. None umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo, ndetse nahawe umufasha, umwuka w'isezerano. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Ubwo umwuka azabazaho, muzahera ko mumenya yuko nicaranye namwe, byavuzwe n'umwami Yesu. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. N'ukuri yatugezemo, asigaye abana natwe, ngwino w'Imana yera, yozuye uwo mutima wawe. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Ubwo Yesu azagaruka aje mu bwiza bw'ijuru, nzahindurwa nse na Yesu, ndusheho gushima Imana. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 39 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we
umurera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo Munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibintu atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abinguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose muri uru rugo, ntawurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabashe, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba ritubwiye ukuntu Yosefu yirinze icyaha n'igisa nacyo. Nyirabuja yaramubengutse ashaka ko baryamana, ariko Yosefu arabyanga kuko yubahaga Imana. Yosefu rero yari ari mu mwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana ntabwo ujya ukorana n'icyaha. Umwuka w'Imana uzirana n'icyaha n'igisa nacyo. Imana itubabarire. Natwe rero nimureke tube nka Yosefu. Yosefu Imana yakomeje kubana nawe, ariko impamvu Imana yabanye nawe ni uko yari umukiranutsi, yirindaga ikibi n'igisa nacyo. Iyo umuntu yirinda ikibi n'igisa nacyo, agakiranuka ku gato no ku kanini, Imana ibana nawe, ukuboko kw'Imana kuba kuri we, agendana n'Imana aho agiye hose. Yosefu rero yageze ahangaha bari bamugurishije, arangije ahagirira umugisha kuko yari akiranutse, yari umukiranutsi, arangije ahagirira umugisha, baramukunda kubera ko yari ari mu mwuka w'Imana, kubera ko yari umukiranutsi. Uwiteka amuha igikundiro mu bantu, Uwiteka amuha igikundiro kuri sebuja. Nawe rero niwirinda ikibi n'igisa nacyo, nukiranuka, Imana izaguha igikundiro ku bantu bakomeye, ku bantu ubona ko mutanavugana cyangwa mutakicarana. Imana izaguha igikundiro, kandi igikundiro kivuye ku Mana ntabwo cyoroshye. Imana itugirire neza. Nimureke rero natwe dukiranuke, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Yosefu rero yagize umugisha, Imana ibana nawe, irangije imuha igikundiro, arangije aratona, ndetse bamugirira icyizere, bamugira umuntu ukomeye muri uru rugo. Imana ituma Yosefu wari umugurano ategeka ibyo mu rugo rwa sebuja. Sebuja amubitsa ibintu byose byo mu rugo byose, kubera ko yari umuntu w'Imana, uri mu mwuka w'Imana. Nawe rero nuba umuntu w'Imana, ugakiranuka, ugakora ibyiza, ukirinda ikibi n'igisa nacyo, nta kabuza Imana izagukoresha iby'ubutwari, kandi Imana izakugeza kure. Imana izakugira ukomeye, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa.
turi mu isi rero nidukiranuka tugashaka n'ubwami bw'Imana, ibindi byose zabiduha. Urabona ko Yosefu ahangaha Imana yabanye nawe imuha igikundiro kandi bituma aba umuntu ukomeye. Yosefu rero ngo yari umusore mwiza afite uburanga, ari umusore rwose uteye ubwuzu, ngo arangije ngo nyirabuja aramwifuza, ngo aramubenguka. Satani rero ntabwo ajya areba ababi, Satani ahora higahiga, areba ahantu hose, areba icyiza kikuriho ashaka kukirwanya. Satani rero tumwirinde nk'uko Yosefu Satani yakoresheje uyu mugore yarangiza akaza kumubwira ngo baryamane, ariko Yosefu kubera ko yari ari mu mwuka w'Imana, yari umuntu w'Imana, aramubwira ngo ntabwo nshobora gucumura ku Mana yanjye. Nimureke twirinde ikintu cyose cyatuma ducumura ku Mana. Umukristo nyawe nukiranuka aho rukomeye, nukiranuka imbere y'icyaha, uwo nguwo akavuga, agafata umwanzuro, akavuga ati ntabwo nshobora gukora iki ngo ntitandukanya n'Imana, uwo niwe mukristo nyawe. Yosefu yari ari wenyine na nyirabuja, byarashobokaga ko yari kuvuga ati nta muntu ndeba, cyangwa se uyu muntu ni umunyacyubahiro, akarebera ibyo ngibyo akavuga ati reka mbikore. Ariko nimureke twubahe Imana, dukiranuke ahagaragara n'ahatagaragara, two gukiranuka aho abantu bareba gusa ngo nitugera hihishe dukora ibyaha, ahubwo nimureke dukiranuke ahagaragara n'ahagaragara, kandi ahagaragara n'ahatagaragara, kandi nitugera aho bikomeye, ahari icyaha, dukiranuke, duhamye Imana iri muri twebwe, kubera ko umuntu iyo ari mu mwuka w'Imana yirinda icyaha n'igisa nacyo. Yosefu rero yahamije Imana, aravuga ngo ntabwo nshobora gucumura ku Mana yanjye. Imana itugirire neza. Natwe rero nimureke tujye dufata umwanzuro, nitugera ahari imitego, nitugera ahari ibigeragezo bishaka kutugwisha mu cyaha, nitugera ahari ibishuko, dufate umwanzuro tuvuge ngo turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, ntabwo dushobora kwiyandurisha iby'iyi si, ntabwo dushobora gukora icyaha runaka, kubera ko Mwuka Wera ari muri twe. Imana itugirire neza. Nimureke rero twirinde icyaha n'igisa nacyo, haba ahagaragara n'ahatagaragara, aho batureba n'aho batatureba. Twe gukiranuka ahantu abantu bari, ngo nitugera hihishe ngo dukore ibyaha, kubera ko ntabwo dukorera abantu, ahubwo dukorera Imana. Imana itugirire neza rero. Yosefu ari umuntu w'Imana kandi yarakiranutse, natwe nimureka tubere urugero rwiza, twirinde icyaha n'igisa nacyo, Imana izatugirira neza kandi ukuboko kw'Imana kuzabana natwe. Uwo mugore rero yakomeje agaruka ashaka kumugwisha mu cyaha. Na Satani rero iyo abonye umuhakaniye cyangwa umwegejeyo, umuhunze, akomeza agaruka ashaka ibyatuma akugwisha mu cyaha. N'uyu mugore rero yarakomeje akajya akomeza aza kumubwira, ariko Yosefu aramuhakanira, ndetse byagezeho naho amuhimbira, amutega umutego wo kugira ngo amuhimbire. Na Satani rero nuko nguko, niyo mpamvu umuntu agomba kurwanya Satani imbere n'inyuma, akamwirinda kuko agira strategy nyinshi. Izo strategy rero za Satani nimureke tuzirinde, dukorere Imana tutayiryarya kandi tuyikorere mu by'ukuri tuyihamya. Mwuka Wera uri muri twe akomeza tuyobore muri byose. Imana itugirire neza. Indirimbo yatubwiye ngo nageze ku Mwami Yesu, ngo none mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Umuntu wageze mu Mwami Yesu, izuba ry'ubuntu bw'Imana rihora rimurika mu mutima we. Iyo rero rimurika mu mutima wawe, wirinda ikibi n'igisa nacyo, ugakiranuka mu buryo bwose, kandi
nta kabuza ibigenze gutya Imana ikugirira neza nk'uko Imana yabanye na Yosefu, kuko Yosefu yubashye Imana kandi byarangiye neza. Nubwo yanyuze mu bikomeye, nubwo yabeshyewe, ariko Imana yaramurengeye. Imana yakomeje kubana nawe kuko yari umukiranutsi ahantu hose. Natwe nimureke dukiranuke ahantu hose, twirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Duhore twejejwe, duhore twirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi twubahe Imana ahantu hose, haba ahagaragara n'ahatagaragara. Nitugera mu bishuko, dukomere ku Mana twamenye. Imana itugirire neza. Reka dusenge dushime Imana kubw'iri ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimye kubw'iri ijambo. Ijambo ryawe ririmo inyigisho ikomeye, utweretse kuntu uyu nyirabuja wa Yosefu yashatse ko baryamana, ariko Yosefu arabihakana, arabyanga, kuko umwuka w'Imana yari muri we, kuko yari kumwe n'Imana, kuko yubahaga Imana. Natwe Mwami Imana turakwinginze kugira ngo atubere urugero rwiza rwo kukubaha, ahagaragara n'ahatagaragara. Twirinde icyaha n'igisa nacyo, ahagaragara n'ahatagaragara. Tuba abagabo kuguhamya tugeze mu bishuko, tugeze mu mitego ya Satani. Mwami tuguhamye, twirinde ikibi, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Mwami Imana, ndabizi neza ko nidukiranuka natwe ukuboko kwawe kwiza kuzatubaho, kandi ubwiza bwawe buzaturasira, kandi imbaraga z'Imana zizabana natwe. Urakoze Mana, bana n'abankurikiye, nabo biteho bagirire neza. Iri jambo ribabere ry'umumaro, nabo ribabere inyigisho, bumve ko bagomba guhagarara neza, bakaguhamya, bakirinda icyaha n'igisa nacyo. Mu gihe bageze mu bigeragezo, mu gihe bageze mu mitego ya Satani, bakagukomeraho, bakaguhamya, bakirinda kwiyandurisha ibibi. Mu izina rya Yesu, biteho baha imbaraga, barwana intambara bazi neza batazi. Imbaraga z'Imana nizibe kuri bo, uburinzi bwawe nubabeho. Mu izina rya Yesu Kristo, kiza abarwaye kandi ukomeze usuke ububyutse, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa batarakwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo. Ubahe kukwakira kandi ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mana, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro kugira ngo baremere igitangaza. Dusengeye abafite intimba n'agahinda kugira ngo bahe amahoro mu mutima. Mana igira neza, Mana ikomeye, urakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi uburinzi bwayo bukomeze bubabeho. Naho ubutaha. Bye.